nshobora kuguha urutonde rurenga nk'abantu nka 20 yego bayangije kubera izihe mpamvu, sibyo? Bayangije kuko hari ajenda y'umwanzi mu kuza kuyangiza. Hari umuntu witwa Yongwe, umuntu witwa Mutabazi, umuntu witwa Pastor Claude, umuntu witwa Mutesi, umuntu witwa Mama Sharirene, umuntu witwa umuhanuzi wo mu giti, umuntu witwa Nibishaka, uri kumva, umuntu witwa Mama Chance, umuntu witwa Dr Rutayisire. Abantu barahita bikanga, uri kumva, n'abandi benshi bagiye batandukanye baraje barayangiza. Kubera iki? Ubu uyu munsi umuntu uvuga ubutumwa bwiza ushobora kubuvuga, uri kumva, abantu bakavuga ati ibyo ni bya bya YouTube. Kubera iki? Nta dini ryiza ribaho. yego Iryakabaye ryiza ryanze gukora ibituma riba ryiza. yego Iryakabaye ryiza ni irihe? Ni irisura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yayo. yego Aho rero ntiwaribona. ntaryo Niryiyandikisha muri RGB wenda nugira hano mu Rwanda ngo rizabikora. Ku wa mbere ku wa kabiri bari kwiyuzuza bekare na ibyo by'imfubyi jyana hirya wowe. Uri kumva? N'urugero bazabajyayo bazazisura banaho. Sibyo? Urari kumbaza ngo ndirwa nkosora, nta kosora ikize. Nka biriya biseke biba biteretse imbere. Byaba bigenewe imfubyi, abapfakazi n'abasuke mu mibabaro yabo yose. yego Hari ibyo wari wabona? wabibona hehe se ntaho Uzi perezida wa korali yari kurwana urugamba. Muzana amafaranga yo gukora umurimo w'Imana, ngo nayahe ngo kujya muri studio ngo bakore indirimbo. uri gukora umurimo w'Imana. Wamubaza ati Bibiliya ivuze ko umurimo w'Imana bivuze iki? Ni ukwizera we yatumye. Hanyuma iyo umwizera, kuba mwizera yavuze ngo iki? Ni muza abo data yahaye umugisha. Bigenda bite? Muraganwa ubwami n'abana. Abandi bihene yababwiye ngo ikiri mumva imbere. Sinigeze ngira gutemba amenye. Hanyuma bapfuye iki? Avuga ati ubwo nari ndwaye mwanjye muri. Ko nari ifunze wapi? Ko nari nshonje. Ko nari nshonje. Ko nambaye ubusa. Wapi? Uwo murimo murawukora. Buriya ugiye mu makorari yo muri ADEPR yose hano mu Rwanda, ukavuga ati ni mukuru uyu murimo wonyine, wenda ukabaha o kondisiyo, ukanabihora ukababwira ati kondisiyo ni izi ngizi zose uko muri korari, uri kumbaza ibyo nakosora. Ukavuga ati izo mu majyaruguru, izo mu majyepfo ni mukuru iyi mirimo ine. Bamwe mwigabanye abazahitamo kugemurira abarwayi kwa muganga, abandi bazajya mu nzu y'imbohe harimo abantu babaye mutubwire, abandi bazibuka abana b'imfubyi batagira kirengera na kivurira, muzabasure. Urukumva mwigabanye ngo wo murimo w'Imana. Iyo ariko roba ubwo nyine reka nkusuze kandi nkuhe ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Imana igumugisha wewe wakoze subscribe kwibuye Rizima TV kuri Prince Robert Rwanda. Nawe ugubwe neza, uradusengera, uradufasha se mu buryo bwari bwo bwose. Reka nkusabire umugisha w'Imana. Hanyuma uyu munsi tugize umugisha nkuko muri kubireba kuri screen zacu, dufite umuhungu w'Imana n'abanyarwanda Prince Robert, tukaba tugiye kuganira. Ariko munyemerere tubanze tumuhe ikaze. Ikaze Robert. nishimiye kunyakiriye. Umeze neza? Ndamahoro. Urakomeye? 2026 turi kubona biri kugenda neza. Bo iyo ubaje iki kibazo rero kugisubiza bishobora kungora. Kugenda neza ubwo ni kugenda neza. Icyo nge nita kugenda neza no kuba mu mwuka wumva nta kibazo ufitanye n'Imana, no ku ruhande rw'umubiri ukabona rwose ibintu birimo nibyo birabayabaye. Ye birimo hagati. Birimo hagati. Ku by'umubiri, ku by'umubiri nyine niyo mpamvu ngo biri hagati. Okay, reka twizere ko umwami Yesu aza kubigenza neza. Muri ibi bintu bigendanye n'umurimo wawe ukora wivuga butumwa, uri kubona abantu bari kwihana, abantu bari guhindukirira Kristo, ubutumwa burakunzwe, ibintu bimeze biti? Ntabwo uwo murimo ari njye ushinzwe. Ngiki Imana yamamagaye no kunaga imbuto gusa. Ubundi nanjye mvuze ivuga butumwa. Igijitse nanjye nibyo ndi kuvuga. Kumenya rero estimation biragoye. Ariko se umuntu wabibye imbuto ntamenya ko zameze cyangwa zitameze? Oya, hari ukuntu nkurikije nk'ibiganiro ndi gukora nkano kuri Prince Robert Rwanda n'ama message nakira, biba bigaragara ko abantu ijambo ry'Imana ryageze muri bo. Ukurikije message Imana igumugisha, Imana yagumugisha, uranganguye. Donc mu bigaragara uyu murimo dukora
ntabwo turuhira ubusa muri rusange. yego. Ibyo ngibyo rero ni byiza cyane, ariko nanone cyane cyane tunabimenya iyo hari abantu bashya bavuze ati twe turizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, turamwizeye, turashaka no kubatizwa. Wenda ubwo ntibari bakabatijwe, kubera ko hari ibintu naje gutekereza biba mu madini. Mbona mu madini burya nta butumwa buvugirwa mu madini, kubera ko umuntu wafashe icyemezo. Oya, akantu gato gakosore abantu batatwumva nabi. Mu madini ubutumwa burahavugirwa, ahubwo nta butumwa bwiza bwa Yesu Kristo buteguza ubwami bw'amahoro bwe buhavugirwa. Sibyo? Aha, abantu ubwo ni ngombwa ko batandukanye. Naho ubutumwa bw'amadini buravugwa. Mu Kiliziya Gatolika buri cyumweru baravuga, ADEPR baravuga, abaporoso baravuga, n'ahantu hatavugwa buravugwa. Ibyo ni byo. Reka ntekereze nanone neza ikintu naringiye kuvuga ngo uburyo ivugabutumwa rikorwa mu nsengero si ryo vugabutumwa Yesu Kristo yatumye abantu gukora. Kuko naringiye kuvuga ngo iyo umwigisha arangije kwigisha mu rusengero akabaza ngo abantu bihannye bumva bakwihana n'ibande nibaze tubasengere, bagahaguruka. Ubu ngubu hari amadini asigaye atanga raporo ngo y'abihannye ku munsi. Ariko nkavuga inti ariko buriya muntu waje mu rusengero uhaguruka ngo bamusengere abahinduwe n'inyigisho yumvishe, cyangwa n'ubundi agihaguruka agitekereza kujya hari impamvu yatumye ari mu rugo aratekereza ati uyu munsi ndajya mu rusengero, kandi nibahamagara bihana ndagenda pfukame bansengere. Mu yandi magambo akaza n'ubundi bimurimo, atari ukuvuga ngo hari ibyo yakiririye mu rusengero. Buriya uko umuntu agenda akura mu by'ubwami bw'Imana, yego, niko n'Imana igenda imubitsa ubwiru bwayo akagenda ahishurirwa. Farawo ni iki Imana yamukoreye ku Bisirayeli? Si ukumunangira umutima? Yego. Nese Imana inangira abantu umutima kugira ngo barimbuke? Oya, ntibikabe. Yego. Ahubwo ikintu kihaba ni ikihe? Imana yo yitwa Alufa ikitwa na Omega, itangiriro n'iherezo. Hanyuma Imana ireba mu itangiriro ikamenya mu iherezo, ihagararamo ikamenya mu itangiriro ikamenya no mu iherezo. Aba bantu ubona benshi bayoboka amadini bakajya kwiyandikisha mu bitabo byayo, n'ubundi witegereje mu itangira ryabo ukajya no mu iherezo ryabo ubona ari abanyabinyoma, baba bazarimbuka tusempuro. Muri kumva rero ikintu gitangaza abantu ni uko usanga umuntu uri kumva akubwira mu itangira ngo arakijijwe, sibyo? Noneho wowe ugahita ugira ngo arakijijwe koko, kandi Imana yizi kureba mu itangira ry'ikabanya no mu iherezo rye ntakijijwe. Kafata urugero rwa hafi. Abantu sindi guca urubanza, hari umupasiteri umwe ukunda kwandagara no ku mbuga nkoranyambaga, ni benshi ubwo nyine ubwo mfite uwo mvuze. Umubonye mu minsi yashize ari kubwira abantu ngo ni pasiteri, ngo arakijijwe, ngo arizera, washoboka kugira ngo koko ni pasiteri. Ahubwo ikintu kitari cyakabayeho, ibigaragaza uwo ari we ntabwo mwari mwakabimenya, ntabwo byari byakagaragaza. Rero bari abantu wikirwa ubibaza. Kera nanjye najyaga mbibaza ko se bari abantu buriya babakijijwe, buriya ririya jambo ry'ibiryo na ririya jambo ry'amazu na ririya jambo rya viza niryo riba ritumye bakizwa? Wapi! Ni ab'inzu y'abagome, ni abagambanyi. Uri kumva? N'ubundi mu kugambanira umusaraba ni sisiteme indyarya n'indyamizi, siko abanyarwanda baca umugani. Rero ibyo bintu rwose ntibikagucumuze ntibikanakubabaze. Uri kumva? Rega umukumbi mutoya cyangwa se ishyanga ryera ni abantu bakeya. Ikibazo cyanyu muba mushaka kubagira benshi. Mu butumwa bwiza kandi bwahise ko bwanditswe na Matayo muri 23 nko kuri 13, yavuze ko ngo bazererezwa n'abazererezwa mu nyanja no ku mpinga guhindura umuntu umwe ngo ahinduka yemera idini yabo, ngo iyo yemeye ngo abaruta inkubwe ebyiri k'umwana uriya ubundi niwe uzakora ari umudanje. Uri kumva? Wa muntu ushobora kwicara ngo bakamwandika mu gitabo cyabo. Nge nigeze kuba muri korali imwe y'ahantu runaka. Uri kumva? None umuhanuzi araza aravuga ati Imana ivuganye nanjye igiye kwirukana umuntu w'umugome usenya korali yanyu vuba. Ikintu cyanangaje uwo muntu Imana yirukanye, uri kumva, yarasengaga akajya asenga, Imana utwirukanire uyu muhemu, utwumvanire muri korali uyu munyazi. Kumbi niwe uri kwisenya. ariko ashize nk'iminsi ingahe nyine arimbuka aravuga ati naragiye ntabwo nzagaruka muri korali. Ahita bagatisha abaririmbyi bati uragahera bitewe n'ibyo wakoze. Kubera izihe mpamvu? Aba bantu ntukajye wirirwa bibazaho. Uri kumva?
ahubwo ubu ushobora kumbaza uti roba uri nk'umuntu ufite uburenganzira sibyo, cyangwa umwami Yesu akaguha uburenganzira bwo genda unkosorera amadini, ni iki wakosora mu madini? nyine urumva rwose ibyo ni byiza tunabiganireho, ariko reka mbanze nisegure ku bantu bose badukurikiye. Abantu bagiye bakomeza kutwandikira mesaje bakatubwira ati ko mwajya muvuga Yesu mukareka amadini y'abandi, nanjye rimwe na rimwe nkabitekereza nkagira ngo nibyo, noneho ariko nasubiza ubwenge inyuma nkasanga sibyo, kubera ko nimba uri kubwira abantu uti mu nzira harimo urwobo abantu bashobora gupfa, wagera kuri urwo rwobo nturubibabwira ukavuga uti ariko nababwiye ko mu nzira harimo urwobo, ntunarubatungire urutoki uti ngurwo murugezeho. Nabo nyine nakubwiye reba mwitangire kamenya mwihereza rya, none se reka nkwe urugero rwavyo. Bibiliya ibita ngo ni inzu y'abagome, abanyazi, amasegaryana, uri kumva? Donc ibita urugero rw'inzoka, uri kumva, ni urwa Satani sibyo, ibita abo rero. Iyo umuntu akubwira ngo wavuze Yesu, uri kumva, ngo ukareka ngo kuvuga ngo amadini yacu, nuko abakunze Yesu se? ngira ngo abamukunze akaba ashaka guporoteja amadini y'abandi. Ubu wabwira umuntu uti iri shyamba ntukarinyuremo sibyo, harimo igisimba, uri kumva, umuntu akavuga ati oya wimbwira igisimba, mbuza kunyura mu ishyamba. Tuzi impamvu utagomba Bibiliya nibivuza amarembo y'ikuzimu, wayakora ubushakashatsi ugasanga ni idini n'ifaranga n'imiryango iyobora isi mu ibanga. Ubwo kuvuga ati aya marembo uko ari atatu ko muyabona, ibikosa ukoze zitari ijambo ry'Imana n'iriye, ko Bibiliya yavuze ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Yego, uyoborwa nayo ni iki? Neza ijambo ry'Imana renze iryo n'iriye. Nubwira umuntu uti muri kwiba abantu mubaka amafaranga kandi ni umuzi w'ibibi. nyine byaricagitiranije muri iyi minsi, kubera ko bizabacanga, byongere bibacange, keretse umuntu wenyine uzi umwuka wera niwe uzabasha kubicangura. Abavugabutumwa twongere tuzamuke dukure mu buryo bw'umwuka, twite ku ishyanga ritoya, abo mu mukumbi nawe mukumbi mugari wo mu wihorere mwana, uzi ibyo uri murawuzi, tugendane nabo. Bari abantu n'ubundi ibyo baba bavuga baba babizi neza. Umugabo umwe witwa ni kakabyica kabizi karya ngo karya imboga karitse ubugari, tubihorere. Umugabo umwe witwa Yuda yaranditse abata abangaba mu bihorere, bagenewe kera gucirwaho iteka, ni abanzi b'umusaraba. Yego. None roba amadini niyo yari yihariye yuko nimba umuntu abavuga ko bazi Imana bose nka 90%, usibye muri ibi bihe abantu batangiye kumenya ukuri. Nabwo nuko haje za YouTube, ahubwo Imana ihumugisha YouTube hari ibintu yahishuriye. Ura nubwo yangije byinshi ariko hari ibintu yahishuriye. Oya YouTube yo rwose Imana ihimbazwe, kandi cyari igikoresho cy'Imana cyo mu minsi y'imperuka, kuko ubutumwa bwiza bwagombaga kugera ahantu hose, kandi n'ijambo ry'Imana rigasohora rivuga ko ntawe uzazira katumvise, ahubwo azazira katumviye. Imana yashyizeho YouTube ngo ibwire abantu bose, n'abadashaka n'abatabifitemo umwete, ibabwire kandi babwire ibyo bagombaga kumenya, bari aho bagomba kuba barahariho hose. Hanyuma uzarimbuka azarimbuke yisese. Njyewe nashimiye YouTube cyane, hari ibintu byinshi nagiye. Niyo mpamvu abanyamadini wabonye bahise bayihagurukira bagira gute, barayirwanya, bahita boherezaho atake. Buriya reka mbabwire, ngiye kubivuga nta kintu muzankoraho, nimurakinkora nta kintu mushaka. Buriya hari abantu bishe YouTube, sibyo? Cyo kugura urutonde rurenga nk'abantu nka 20 bayangije kubera izihe mpamvu, sibyo? Bayangije kuko hari agenda y'umwanzi bukuza kuyangiza. Hari umuntu witwa Yongwe, umuntu witwa Mutabazi, umuntu witwa Pastor Claude, umuntu witwa Mutesi, umuntu witwa Masharirene, umuntu witwa umuhanuzi wo mu giti, umuntu witwa Nibishaka, uri kumva, umuntu witwa Mama Chance, umuntu witwa Dr. Rutayisire. Abantu barahita bikanga, uri kumva, n'abandi benshi bagiye batandukanye baraje barayangiza. Kubera iki? Ubu uyu munsi umuntu uvuga ubutumwa bwiza ushobora kubuvuga, uri kumva, abantu bakavuga ati ibyo ni bya YouTube byaturutse kuki. Mvuze bake, hari n'abandi benshi bagiye batandukanye, nuko bamwe bari ibyamamare. Byaturutse kuki? Uza abantu baza bakanga kuvugana ngo ninjya mu kanwarya, bakanga kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, bamwe bakakugoreka. Mvuze Rutayisire mbona urikanze, sibyo? Hari umuhungu ejo bundi wambwe ngo kumwaka ikiganiro ngo kucyumuvuga, ariko umuntu ntago azagoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo tureke kukuvuga, sibyo?
yabayeho hari umusaza umuhamagara wamubaza ikintu aho kugira ngo ahamye ukuri kw'ijambo ry'Imana agahita akukwepa iri kwepa rero ryo guhamya kubuza ukuri ukaguhisha byangiza umurimo. Ikindi njyewe uriya musaza ikintu kimwe yambabajeho kuko sinkunda kumukurikira cyane burya nuko numvisha ariko uvuga uriya mugore wavugaga ngo ni indaya ya Yesu, akavuga ngo kuvuga ngo ni indaya ya Yesu ngo ni ibintu yavugiraga mu mwuka ngo ubwo abanyamubiri ntibabyumvisha. Umuntu nka dogiteri agatinyuka akavuga ngo kuba umuntu yatinyutse akavuga ngo uburyo aryamana na Yesu ngo ni indaya ye ngo ni biki ngo yabivugiye mu mwuka. Ako kantu niko kandiye ndavuga intabantu kakuririye ikize ko nubundi yari umwuka yari yavugiye nyine yavuze ngo rego yakavugiye ubwo ugiye ko yari uko yavuze umwuka wamenya ari umwuka wera, yavugaga umwuka wera kuko kamemu. None se nta myuka yera ibaho ko ari myinshi? Bibiliya nivuga ngo yigira marayika w'umucyo, umuntu wambaye umwuka wa marayika w'umucyo. Uwo mwuka hari umuntu urusha abarangi kugira umwuka wera, umwuka wabo ari umukara. Ntabwo ari umwuka wera, wiyita uwera ariko si uwera. Ubwo iyo mvuze uwera nk'umukristo mba mvuze uwera w'Imana nyine nese mwabona nakerekane kuguchallenge ako kantu nyine ako kantu reka mvuge ko ariko kageze kasonye nabi mu matwi y'abantu kandi nanjye ndongera ndabitekereza ndavuga nti ko bisa kose yaranamuhamagaye kugira ngo amuvugishe avuga ati twaravuganye ati narabyumvishe neza yavugiraga mu mwuka abanyamubiri ntibabyumvishe donc aramukadiriye ariko bukeye kabiri tubona umugore yanasaze jiti urumva ryo ari kukubwira sibyo. Donc iyi YouTube yageze ahirangizwa hari n'abandi bapasteri bano bapasteri bambaye ishusho yo kwera bahakana imbaraga zabo uri kumva abitwaga ba Ernest aba banuza bano bahagaritse mutinya kubavuga mukagira na kintu bibatwara baraje bangiza umurimo bitwa kari abakozi b'Imana bera imbuto zitazigaragaza ko ari abantu b'Imana bagaragaza ko wenda ari abahashi cyangwa bafite ibindi bintu bari gushaka hanyuma abantu bituma batuka izina ry'Imana kugeza ku rwego wambwaye niba umuntu aje akomeye akagaragaza intege nke abantu bose bafatirwa bari mu bisa n'ibye bose bafatirwa bahita bafatirwa aho ngaho muri iyo shusho. Rero ibi bintu nibyo ndi kukubwira ahantu hose uri kumva n'aya madini arega abayatangije bafite ibitekerezo batangira mu gutangira kwabo ntabwo baba batangiye bafite intego mbi ahubwo iyo bageze imbere uri kumva ni umwanzi bategera akanagura ukungu mu masaka nese ugira ngo buro waganiriza nk'aba ba Dr Paul Gitwaza ukamuganiriza tutangira umurimo w'Imana wari uzi kuzagera ku rwego rw'umuzayoniste wuzuye gutangira kwigisha inuza imihango y'abakabari rega nuko mutinya kubivuga. N'ejo buri nabonye hari ikiganiro ari kwigisha ari kubwira abantu ngo umuntu ngo nagukoreraho umugisha n'urugero nyine nguhaye ngo kumubwira ngo kuvuga ngo Imana ishimwe ngo ujye uvuga ngo Jacqueline ngo ushimirwe kuko umaye amafaranga. Jacqueline yagukoraho umugisha ninde muntu umwana w'umuntu wakugirira ibambi Imana amahoro itamuhaye imbaraga yakinze se ninde wakingura ni yakinze ninde wakingura yakwibwiriza twebwe. Anyway, reka tureke gutinda muri ibyo bintu ubwo hari ahantu ngera nkumva ubugome bw'abantu sibyo n'urugero nyine nguhaye. Rero ibi bintu byose biza bikangizwa muri uyu murimo ni za ntambara z'iki icyo bita warfare, intambara z'umwuka. Reka nkubwire ntago dutanga ijuru nta nubwo tuzi condition Imana igenda iritanga ariko Bibiliya icyo yerekana cyo kujya mu ijuru cyo yarakerekanye yavuze ko ubwa mbere bisaba kuba inzira uyizi ari Kristo. Niba umuntu ashobora guhagarara mu ruhame ngo atiteranya n'abasilamu akaza akavuga ngo buriya Yesu ntabwo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo uvuguruje Bibiliya cyane sibyo cyane. Noneho n'abanyarwanda tugira umuco mubi winyita umunyabyaha. Ubu nakira message z'abantu nyinshi Robert jya uvuga systeme ureka kuvuga abantu n'ubundi niyo tabavuga iyo systeme systeme ya New Age n'ubundi iyo uyivuze nawe nese uratanga urugero rw'umuntu wigisha inyigisho za New Age gutute udatunze urutoki ubwo tuyikanaka ariko nibyo nyine nuko abantu bazaba badakunda ukuri nyine iyo bashaka ibintu bijyanye ngo waranga iyo uzimije nguruma genda uzimye genda ukore cyane yawe uzimye we ku giti cyawe. Hari abantu nagira ngo mbwira abanyarwanda ko icyo kintu uvuze kizarimbura abanyarwanda benshi. Dufite karande yo kuvugira ibintu mu bwongoreraniro guhisha uburyarya ibintu by'uburyarya nyine tudakunda kuvuga ukuri ngo tukwerure ku buryo twumvisha umuntu uvuze ukuri turatangara tukavuga ati wowe barakwica
kandi koko ugasanga hari n'ukuntu ibyo bintu byo kurenganya no guhohotera abantu bavuga ukuri byarangije kujya mu bitekerezo by'abantu. n'ubivuze nyine niba namuhohotera avuga ati niwe wizize ntapfuga apfuye yavugaga iki. Hari inkuru nahoze mbona iri ya investigation story umuntu wo kuri Beora yakoze uriya Pamfili avuga ukuntu urutanga rw'amaboko yari umuvugabutumwa wo ku rwego rwo hejuru, yayikoze igice. Pamfili kanwe devoir ugenda ukore pariti ya kabiri, ugenda ukora ubushakashatsi wige umucurabwenge wa mbere wacuriye rutanga rw'amaboko iriya projet. Yego, niba uri gukora investigation story genda ukore pariti ya kabiri. byagenze gute kugira ngo umuntu aba ari Butare, uri kumva ari umuvugabutumwa mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi afata umwanzuro ajye gukora ubupfumu. Urebe projet uko yapanzwe nuko yagenze kuko ari we wahiswemo. Yego, aho rero ni ikibazo gikomereye abantu badashaka. N'abantu mwicare mwemerere yarite iriho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nituvuga ukuri ab'ukuri bazadukunda, abatari ab'ukuri ntago bazadukunda kuko bakunda gukorera ibintu byabo mu mwijima, kuko n'abari ubu mu mwijima natwe tuzakora ibintu byacu mu mucyo kuko turi abo mucyo. Umuntu uzabyemera azabyemere. None se reka mfate nk'urugero rwa hafi ruri biblique. Yego, Bibiliya ifite amasezerano abiri. Yego, isezerano rishya n'isezerano rya kera. Yego, mu isezerano rya kera ni hari abatambyi batambiraga abantu ibyaha byabo cyane rwose, aho umwami Yesu aduherewe nk'umutambyi mukuru ari we gitambo kizima gishimwa. Buri muntu wese si umutambyi witambira ibitambo byo ko ari amahoro cyane, akaba yera na Kristo akamweza kuko ari we umweza. None se izi nduru z'abitwa ngo ni abatambyi bahagarara mu marembo batangira abagisiyoni ku buryo umuntu agera ku rwego ati ngiye kana kadahari ngiye ntari ntiwarikandagiramo. Umuntu akaza kuri kamera akaza akabyemeza akavuga ati ninjye ubatambira kabisa, akagoreka ijambo. Noneho nuza ukavuga ati nyamara Yesu niwe wabaye igitambo kimwe kizimwa gishimwa. Yego, niwe ntama w'Imana watanzweho impongano yo gucungura abantu no kubakuraho ibyaha. Si ku ijambo ry'Imana rivuga, niko rivuga. Umuntu ahita avuga ati ya ibyo bintu mami adasenze atazamwise adasenze iki wakisengera ukareka ibintu byinshi. Amatwi y'abantu bo mu minsi imperuka ngazaba barya bashaka kumva ibihwanye n'amarari yabo, kandi ngo bazigwiriza n'abigisha bigisha ibyo bintu bikirigita amatwi yabo, bikirigita intama z'imbagwa paka ziba barushywe Gehinomu, kuko Yesu yaravuze ngo impumyi nirandata indi impumyi ngo nta kindi kizaba nuko zose zizagwa mu mwobo. Rero mureke impumyi zirandata impumyi, n'abareba barandate abareba bagendane n'abareba, nuko wa mugani. None twari tuvuze wa mugani ibintu byo mu madini byahereye kera ari urujya n'uruza, ibinyoma bavanga ukuri, bafata itise y'ikinyoma bakayikidodesha ubudodo bw'ukuri. Ibyo bintu tubikuriramo, ba sogokuruza bacu babikuriyemo, ariko muri iyi minsi navuga ngo ku mugoroba w'isi aho habura amasaha cyangwa iminota mike kugira ngo imperuka ivuge, Imana ishyizeho na YouTube ku buryo umuntu ashobora kuvuga ubutumwa bweruye. Noneho atavuga ati nimvuga gutyo kiriziya iranca, nimvuga gutya ADEPR iranyirukana, nimvuga gutya ngirikani sinzayikandagiramo, agahagarara muri Kristo adahagaze munsi y'ukuboko kw'idini uko ariko kose. None tugiye kuvuga nk'abantu bahagaze muri Kristo, badahagaze batanabogamiye ku idini iryo ari ryo ryose. Tuvugisha ukuri, niki uyu munsi nubwo we mugani niba duhora tuvuga ati mu idini babeshya ibi n'ibi 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 n'ibi, niki nkawe uwakubwira ati kosora idini, wenda nyine nk'uko wari ubivuze, umuntu aguhaye uburenganzira arakubwiye ati niki kitagenda mu idini, wenda n'umunyedini abikubajije akubwira ati nkawe Robert ubona ari iki kitagenda mu idini twakabaye dukosora tunyuranya n'ijambo ry'Imana, dukosora iki twongere miki? Mbajije ikibazo cyiza. Nubwo nari gutekereza uri kumbaza, Imana ihitamo ijambo rivuga ngo nta kintu gishya kiba mu isi. Ubusubira ko uyu munsi dufite ubwoba ngo za AI ngo zigiye kurimbura abana b'abantu. Ushobora gusanga AI atari ubwa mbere ije. Birashoboka. Abantu bajya birwa bibaza ngo ikintu cyateruye amabuye yo muri piramide muri Egypt. Ibibuye binini ngo ikintu cyabiteruye. Ari kumva? Bakibaza ikintu cyabiteruye n'uyu munsi barakibaza. Ko imashini babona ko zitabagaho ni igiki cyabiteruye. Ni nabyo uyu munsi wakibaza ngo kubera kino no turi kubona abapasiteri benshi bari kuza mu ivugabutumwa kuri za YouTube bambaye amakanzu n'amajipo, ukabona ni AI yabikoze, ariko abantu benshi ntabwo bariga kuri icyo kintu. Ubutaha tuzakora ikiganiro mere aho ngaho kugira ngo ngaruke pfundikire ikibazo wavuze. Nta kintu na kimwe wakora mu isi
kugeza izi saha usibye kuzategereza ingoma y'imyaka 1000 ngukosore mu idini kubera izihe mpamvu umucunguzi yaraje asanga idini rihari baranarimubazaho ubwo mwoze orientation nageze imikirenge muke niburi cyo nakosora bari mubaza baravuga ati tubwire idini ry'ukuri ni irihe utagira ngo aho ngaho ni harimo umutego wo kumubamba wari urimo cyane ukomeye hari icyo bamubazaga se kitarimo umutego bashakaga ngo nababwa ngo nabasadukaye abafarisayo bahita bamunweza ibyabo ni ibitego gusa nta mpuwe zo kugira ngo bamenye niyibeshe avuge ko abanditsi ari twe twenyine twuza ubwenge natwe dufite idini ryiza n'uyu munsi uhagaze wowe Robert ukibeshya nk'ubu kuri kamera hano ukavuga ati ADEPR niryo dini ryiza yego bro ushobora no kuzagaza hano bahatwitse kubera iki nta dini ryiza ribaho yego iryakabaye ryiza ryanze gukora ibituma riba ryiza iryakabaye ryiza ni irihe ni irisura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yayo yego aho rero ntiwaribona niryiyandikisha muri RGB wenda nugira hano mu Rwanda ngo rizabikora ku wa mbere ku wa kabiri bari kwiyuzuza bekare iryo ry'imfubyi jyana hirya wowe uri kumva n'urugero bazabajyayo bazazisura banaho sibyo urari kumbaza ngo ndirwa ngosora nta kosora ikize nka biriya biseke biba biteretse imbere byaba bigenewe imfubyi abapfakazi n'abasuke mu mibabaro yabo yose yego hari ibyo wari wabona wabibona hehe se uzi perezida wa korali yari kurwana urugamba muzana amafaranga yo gukora umurimo w'Imana ubwo nayahe ngo kujya muri studio ngo bakore indirimbo gukora umurimo w'Imana wamubaza ati Bibiliya ivuze ko umurimo w'Imana bivuze iki no kwizera yatumye hanyuma iyo mwizera kuba mwizera yavuze ko ikintu muza abo data yahaye umugisha igenda bite muraganwa ubwami n'abana abandi bihene babwiye ko kiri mu mvi imbere sinigeze ngira gutemba amenye hanyuma bapfuye iki avuga ati ubwo nari ndwaye nkanjye muri ko nari ifunze wapi ko nari nshonje ko nambaye ubusa wapi uwo murimo murawukora buriya ugiye mu makorari yo muri ADEPR yose hano mu Rwanda ukaga ati ni mukoro uyu murimo wonyine wenda ukabaha o condition ukanabihora ukababwira ati condition ni izi ngizi zose uko muri korari uri kumbaza ibyo nakosora ukaga ati izo mu majyaruguru izo mu majyepfo ni mukora iyi mirimo ine bamwe mwigabanye abazahitamo kugemurira abarwayi kwa muganga abandi bazajya mu nzu y'imbohe harimo abantu babaye mutubwire abandi bazibuka abana b'imfubyi batagira kirengera na kivurira muzabasura urukumva mwigabanye ngo wo murimo w'Imana iyo ariko Roba ubwo nyine ibiganiro byacu abantu bajye babyihangana uko ikintu cyose umuntu avuze kibyara indisije ubwo ari uri kuvuga wenda nk'ibintu by'amakorari nkahita mpera muri Matayo nkagera mu byahishuwe narahasomye ndaharangiza ndongera nsubira inyuma sinigeze mbona ahantu hari harimo korari sinigeze mbona ahantu Pawulo yabwirije korari cyangwa Petero cyangwa umwami Yesu ngo numve ko yagiraga korari muze harya korari boroje za korari mwana bosi wazo w'umuririmbyi wo hejuru cyane ni uzana za worship team na za nego by'amakorari kuko usanga ari ibintu bifite imbaraga nyinshi abantu bataye imitwe ngo bari kugura ibyuma bya za miliyoni magana ngaya amaniforume ngo bari kujya mu mastudio akomeye n'ubuzima bwo mu miryango y'abari mu makorari bwarahagaze ngo bari kubahiriza ibikorwa bya korari dore ko batora n'andi mategeko nka magana ngahe yiyongera ku yandi bagenderaga nande gutekereza harya buriya wa mugani abantu bari gukora biriya bintu ngo ni umurimo w'Imana Imana ngo bari kuririmbira Imana noneho n'imiririmbira higeze abonye featuring ya The Ben na Gisubizo ministry wayikubita ijisho ntabwo nari nakubita ijisho uze gukubita ijisho rero bita amarenga n'ibimenyetso wowe nari ndi kurebe ibyejo Theo yari ari kuvuga ati bombo kuri bariya The Ben ariko sha uziko ko hari umuntu ushobora kugukora mu kiganza bikaba birarangiye abo rero nani tabara abantu oya bora by'amadini koso ihe gukosora wakosora iki se mbo iby'amadini byo ntago bizakosoka ahubwo abana b'Imana bari mu madini bisomere n'ijambo ry'Imana bamenye umurimo w'Imana icyari cyo
kuko agahinda karatera, karababaza, bitera agahinda kuko abantu bene data bari mu madini nibo bantu twita bene data, nibo bantu bavuga ko bategereje Kristo, kandi impamvu tubabwira gutya ni ukubera ko tuzi ko muri bo harimo abantu badafite umutima mubi, binjiye mu bintu bababwiye ati hano niho Kristo ari, bagira ngo ni ibyanyabyo. Oya, harimo n'abantu bakunda Kristo by'ukuri kandi Yesu arabizi, bikundira by'ukuri, ariko bakaba barayobye urumva inzira zijya aho ari. Ibaze nk'ubu umuntu aturutse Nyabugogo aje kwa Robert, umuntu yagera i Remera bagahita bamwohereza iya Kicukiro, urumva agakomeza akagenda yihuta cyane ati ngiye Robert ndamubona, ndagera i Gahanga, Musanze, na za Gahanga, Kamaru, karazabugeze igihe twagendeye batishyiramo imbaraga wowe akajya kubona akabona ageze za Ruhuha, siko tutagiye kugera ku mipaka ko yarembwe ngo atuye Remera ngo ugeze 15 nzamuke. Ariko uzi ko hari abantu baziro turuva kugaruka inyuma bitagishoboka, abenshi uzi ko umuntu wabaye umwadeperi nyawe n'umuntu wabaye umudivantiste nyawe n'umusilamu nyawe n'umukatolike nyawe kugaruka bagaruka mu nzira mu ijuru bishobora kubagora. Kwa Robert bashobora kuhihorera bagakomeza kujya kwa Kristo. Ari mvuze twe tuvuze ku muntu uri kugenda ipfi ugeze ku mupaka yaraje kwa Robert. Katubisubire mu mwuka nyine tutanga urugero. Ni ukuri umuntu uri kugenda urugendo rurerure hari ahantu ashobora akagera ku rwego ahinduka umudivi bakamuha akajya ku rwego ahinduka umwadeperi. Donc wagiye ushaka guhinduka umukristo bikahuriramo irangira baguhinduye umwadeperi, baguha n'inshingano zo guhindura abandi bantu abadeperi. Ibya Kristo urabireka uko ibyo wakekaga kuri Robert noneho wabonye ibindi usa nk'ubisimbuza, wumva ukwiriye ko byihorera. Abantu Imana ibatabare, Imana itabara abantu kandi ibigisha. Wa mugani ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo twakosora urakosora ibiki bigakomeza, hari ukuntu ndi kureba urakosora iki kabona nyiri umushinga afite fondasiyo yubatse, kandi kugukosora inzu yapfiriye muri fondasiyo ni ukumanza kuyisenya ngo basubiremo fondasiyo. wabonye ukuntu abajura iyo yaje nko kubaka kwikanga icyo ahubuje akigurukana cyane, niko bivuga ubutumwa ry'ikigeri imeze. Ugomba nuba tukoze iki kiganiro ubwo urahubukana n'uwo ngo urahita uvuga atari ko wamugani Robert ibintu bari kuvuga uyu nguyu nyine uwo ni. Hari indirimbo dufite muri korali urikumva ivuga ngo yaje ari umucyo asanga mu mwijima, urikumva amakuru meza ambwira ko umwaka w'imbabazi watashye, ambabarira ibicumuro n'ibyaha byanjye, aranyesa ankura muri urwo rwobo rwo kurimbuka, angira umwana we ndamushima iteka ryose. Uri kumva sibyo? N'uyu nguyu wenyine umwami Yesu ashobora kugenda akamurika itoroshi ijambo rye akamusanga muri uwo mwijima akamubwira ati ngwino ndakubyaye. Igihe nsigaye njya ku rusengero ubaho namaze guhishurirwa bro, ntabwo ari ukubeshya n'abantu tuba turi kumwe dusengana bifata nk'nyine urumva kubera ariko twanakuriye ntabwo Yesu yigeze atubuza kuba mu isi, nta nubwo atubuje kwigana n'abantu ngo nuko ngo bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ni ukuri Imana ntiyatubuje kwigana n'abatinganyi, yatubuje kuba abatinganyi. Ntabwo Imana itubuza gukorana nabo, yatubuje donc icyo yatubuje ni gusa nabo. Ndagenda ku cyumweru uri kumva, kandi Zaburi ya mbere itubuza kwicarana n'abakobanyi. Abiterwa n'icyo bari gukoba sibyo? Mvuze iyo uvuze kwicarana n'abakobanyi ni ukuba nk'abakobanyi. Yego, tugereka twumva n'ijambo ry'Imana turyumve neza sibyo? Iyo uvuze ngo nicarana n'abakobanyi uri kumva umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ubu ngiye rero Robert uvuze neza, twari tuciyemo kabiri. Icya mbere gukurikiza imigambi y'abakobanyi no kwicarana nabo. Kwicarana nabo ni iki? Urumva niba abantu bari gupanga gahunda yo kujya gukora indirimbo kandi ngiye nsobanukiye ko ari amanyanga sibyo? Ikintu ngomba kujya kuhakora ngomba kugenda nkavuga ati mu mafaranga sibyo? Niba wenda ndi umukameramani shyira abana banjye birire, ariko iyi mirimo murimo ntabwo ari umurimo w'Imana. Aho nakosa mba nkoze. Ushaka kumbaza ngo umurimo w'Imana ni uwuhe, aha ndahita ngira gute nkubwiriza
sinzi niba uri kumva iyo logique. ndabyumva. Sibyo? Ubu nk'iki kiganiro dukoze utekereza ko ku cyumweru ushobora kujya ku igaburo hari uwakibonye muri bo mu bakuru ni uguhita gushubikana kandi nabo ry'ibana rivuga ngo mubikore njyewe nigeze kuba ahantu hamwe ku itorero ryo ku Murindi reka nere kurihisha noneho umupasiteri umwe aravuga ati ndaguhagaritse ndamuhamagara ndavuga ati ibi bintu muhagarikira abantu bo muri ADPR ndabizi kuko narikuriyemo muri ibyo bintu umpoye iki ngira ikintu mpoye akakibura ahubwo agahita ngo urumva ngo biriya bintu ngo mwamwigisha kuri za YouTube none se ubu wabuze abandi basambanyi uhagarika abasinzi uhagarika uri kumva ngo yangoro pati ngo urumva ngo kuri kose ngo siko kuvuga ubu ni icyo ngicyo umoye ndabaza wowe ngwino tujyane muri quartier hano nuye ndakunda gutanga urugero bazi imbuto zanyu ubaze imbuto zanyu sibyo Masenge buriya reka nkubwire uri kumva buri muntu wese abazi intege nke yego ze uri kumva yego ariko aho uri strong ubu hasi yego sibyo ariko yashinja amadini naratangaye reka dusoze naratangaye aho ijambo ry'Imana burya nararisomye kiriya gice cya 23 Imana yakimpishuriye maze iminsi numva umutwe uri kundya kubera gutekereza ibintu bibera mu madini oya nibikagusaze hanyuma kiriya gice cya 23 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo Imana irakimpishurira ndagisoma cyose nyisoma numva nyobowe n'umwuka nkajya numva neza icyo Yesu yabwiraga abantu kugira ngo nzabone n'icyo nzasubiza abantu bavuga ngo none se zira ndirimbo zacu ko twaririmbye abantu bakihana ubwo abo bita ko bihanye ni babandi bapfukamye ngo bakabasengera bakabatizwa ngo none se ngo ko babwiriza ngo abantu bakaza bagapfukama kumbitsanga mu bice 13 bivuga ko abo bantu bahinduka muri ubwo buryo aba ari abantu bahinduwe n'izo ndirimbo cyangwa n'iryo vuga butumwa bahita baruta inkubwe ebyiri kuba abana b'igihenomo aba babwirije ndabona ni rero Imana ishimwe ko impaye igisubizo kuko nabonaga ibintu byiyita ivuga butumwa cyangwa byitwa ko biri kuvuga Imana nkabona n'abantu baza ngo barahinduka urabona ko hari umubatizo wigeze kuba hari kwa Julienne Kabanda ngo yabatije abantu 500 ibintu bitigeze bikorwa n'irindi torero cyangwa dini mu Rwanda kubatiza church imwe chapelle imwe kipera abantu 500 ndakangubwiza ukuri ariko ugasanga abantu babatijwe ni ba Jackie ni bande babatijwe ni ba Brian ni ba Jackie bundi babatijwe n'uwuhe mwuka muzihe mbaraga izibahwereza ejo bundi Pafiri bari kuvuga ati ubu muba mubona aba bantu batapfuye utusibye kuzuka ubundi ubu abagaba murabona umuntu arabatizwa gahera umwuka atari yasi n'amazi bababatijemo mbona ko rero hari umwuka ugenda ugapusa abantu ari naho twahereye ndi kukubwira bari abantu bitwa ko bihanira mu nsengero umwuka uragenda ukabafata bakaza abashinzwe kubahindura inkubwe ebyiri bakabarambikaho biriya biganza byabo bakabahindura inkubwe ebyiri kuba abana b'igihenomo bagatanga raporo ko bungutse abayoboke benshi ariko ijuru rikavuga ati ndapfushije rero abantu b'Imana bakwiriye kumenya ukuri uzasome Bibiliya izakubwira ngo umurimo w'Imana n'uyu Ega Bibiliya ntabwo bayisomesha bunyuguti nabyo sobanura Bibiliya ntabwo isomeshwa bunyuguti rero zuragira ngo bagire bate uri kumva ikintu ubundi umuntu niba ashaka gukizwa nashaka inzira y'agakiza inzira y'umukiro wa mungane w'abakatolika naho ibyo kuva mbere yuko ujya gusoma Bibiliya manzi ushaka inzira y'umukiro nabonaga ukuntu ADPR icuranwa abayoboke na katolike kavuga inda abantu bafite ishyaka ryiza ry'Imana ryo kujyana abantu katolike igahita ibabatiza bakivuka kugira ngo uzakure witwa umukatolike ntuzagire ubundi bwenge bwo kugira aho irabatanguranwa ADPR nayo bagakora ibiterane hariya hirya no hino ariko bura wenda nivuga butumwa bashishikajwe nuko abantu bajya mu ijuru nsomye icyo gice cyuko ari abantu baba bari gushakwa ngo bahinduke inkubwe ebyiri bazenguruka mu masinagogi n'ahandi hose ubwoba buranyica ndatitira mbwira umwami Yesu ngo mbabarira nihane kandi nkizwe neza kandi mpagarare muri Kristo ntishingikirije ku idini iryo ari ryo ryose kuko twajyaga tugira ishyaka ry'amadini ryo kubwiriza wowe nutaza muri Kiliziya Katolike nta mpano uzabona abantu batuka umubyeyi Bikira Mariya abantu bagira gute batemera batagatifu nta mpano babona bariya Kiliziya y'intumwa yabanje byaki byose bya bindi byose abakatolika ukabona babwiriza Imana y'abakatolika
abadeperi nutaza muri adeperi itorero ry'umwuka rigize gutya ukabona babwiriza imana ya adeperi, abadivantisite nabo ukabona babwiriza imana y'abadivantisite. Mbwira bene data duhuje ukwemera mu mwami wacu Yesu Kristo, abantu ntibamenye ko buri dini ryose rifite imana yaryo, ni nayo mpamvu ariyo babwiriza. Ariko mbibutse ko hari n'indi mana, imana rurema, umuremyi w'isi n'ijuru, imana umucunguzi w'ubugingo bwacu, yaduhaye umwana wayo kugira ngo abamwizera bose batarimbuka bahabwe ubugingo buhoraho. Abari muri Kristo Yesu ntibajya mu idini iryo ari ryo ryose. Kandi koko na Yesu yagiye abisobanura mu butumwa bwose yatanze. Reka nkorozinga iki Imana kiganiro. ibafashe. Reka nkorozinga iki kiganiro. Yego. Ntiwaba uwa Kristo ngo ube n'umwadeperi, ntibikunda. Ntiwaba uwa Kristo ngo ube n'umudive, ntibibaho. Ntiwaba umukatolike ngo ube n'uwa Kristo, ntibibaho. Ntiwaba umusilamu ngo ube n'uwa Kristo. Ntiwaba umuzayoniste ngo ube n'uwa Kristo. Nk'uko mu isezerano rya kera Imana yafashe ishyanga rimwe mu mashyanga menshi ikarikuramo ikavuga ati iri ni iryanjye ndaribyaye, nzariha amateka n'amateka n'amabwiriza n'iki byanjye byose birigenderemo. Niko no mu isezerano rishya Imana yihamagariye abantu bayo bayizera, sibyo? Abo nibo bitwa abera. Turi kugendana. Aba bantu rero bikiye ikamba ry'ubugingo buhoro. Abandi mwese umuntu uzi ko atari muri uwo mugabane w'abana b'Imana, bamwe Yohana yanditse avuga ngo yaje mube abe ntibamwemera. Icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye, aba yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, nibo bagenewe ubugingo buhoraho. Wikwirwa uvunika iby'idini ryo ntuzarihindura, ubwo kwetse rushinga iryawe uri kumva. Kandi nurishinga, nabonye ari umwana umwe w'umuhungu, mwihorere nako abana yaratangije aza kangata abantu ngo ari kubabwiriza ubutumwa bwiza abangisha amadini, arangije ahita afungura irya online sha. Urumva yabarushije umuvuno, bari offline, we ahita afungura online. Guhungira imvura mu muduha. Reka dushimire abantu bose bari badukurikiye, dushime ko bageranye natwe kuri uyu musozo, kandi tubasabire umugisha w'Imana. Tubibutsa gusharinga ibiganiro byacu kandi no kujya mutwandikira munakanda kuri like niba mwabikunze, cyangwa mukatwandikira muri comment. Mukomeze kudusengera, turi ku rugamba rukomeye, ariko umwami wacu Yesu Kristo atubereye maso. Imana ibaho umugisha. Shalom. Shalom.